mbega ibibazo umwana igihe atarajya ku ishuri urumva byo atari ibibazo kweli. Hari umugore ntabwo anyumva, ndamubwira tujyane umwana ku ishuri ntabyumva, ariko ubundi bimeze dute kweli? Cloudine abe kakubyutsa umuntu gukura umuntu mu bitotsi, umuntu aba yiryamiye ngo Cloudine ryama dese wowe ufite umunezero ntaryama kuri kamukiza ukuri. Ubundi bama abagore egere rwose ntukabure mu bitotsi n'isi. Reka nkubaze mani ifite ibitotsi wowe ngo Cloudine reka nkubaze ubwenge bwanyu buba mu kanwa, ubwenge bwanyu buba mu kibuno, ubwenge bwanyu buba mu birenge, ubwenge buba he? Nibyo mbyukirije, nibyo ngibyo bitumye ndaguhamagara kugira ngo nze nkubwire wowe keza hebe uzi ibibazo biri hano. Ibibazo se mwese hari igihe bizashira ngabimbwire numve uriya mwana ibibazo twahuye nabyo. Uriya mwana wacu bita uramuzi naye none buriya kuki tutamujyana ku ishuri? Igihe nakubwiriye amafaranga ejo muri nagusigiye ibihumbi 50 kayafata tukayacisha nabi, none umwana akaba agiye kubura ishuri, ubwo bintu ibyo tuzabyumvikana. Bansohare mu nzu gatatu njye mu wa kane ujye mu wa karindwi. mukobwa ibyumvire papa wagushyiramo none ngo ngurishe ikibanza cyanyu. Ariko namwe none ibyo mwigize umva dore papa wawe ngo yumubwira ashaka amafaranga naho ibyo kugurisha ikibanza cyanyu cyo mu cyaro ubyibagirwe nk'uko wibagiwe iki. Ibyo ngibyo byose ubyikuremo nawe uhagurukura umugabo ujye ushaka amafaranga ukiri umwana mu ishuri. Umwana nk'uyu ushobora kuzavamo, ariko Miss Nyambo uramuzi? Nzaba na Miss Nyambo. Ngukunda Miss Nyambo? No. Nkunda Miss Nyambo. Nkunda dera Nsabi. Kunda Nsabi. Nkunda n'idarapo. Ukunda n'idarapo? Y'igihugu. Amen. Sha mwana wa kuva ukunda idarapo ry'igihugu nanjye ndagukunda. Urumva umwana ukurusha ubwenge wowe? Nani kuvuga ngo nagazajya kwishura ahubwo nikumva afite ubwenge. Ugurisha kiriya kibanza cyawe. Nukuri. Nukuri kigurisha umwana ajye kwishura. Ariko kandi wowe ujye unsuzugura, reka nkubwiza ukuri njye narabyaye mukobwa ntutanyica uzanyiza. Narabyaye reka nkubwiza ukuri ntabwo ndi nkabo kwa Nyirakigurudumu. Kwa Nyirakigurudumu yabya abakobwa babi we, kandi ushaka kuncyushya ubwonko umva yabya abakobwa beza kandi abyara n'abana bafite ubwenge. Nose uwo mwana wamubyaye wenyine urabona uyu mwana afite amajigo hayo ufite umva yaba afite amajigo yaba atafite nanjye ntafite n'icyo wankunde, kandi nimba nanafite n'icyo wankunde. Urabona afite ibidumbari n'ibyo byo kubyireba amaboko meza mama. N'ibyo wankunde ibi ngibi n'ukubera kurya neza. Iyo mpamvu muco urabona nanutse nk'abiwanyu. Iyo mpamvu muco urabona umwana wanjye ananutse nk'abiwanyu. Iyo mpamvu muco reka umwana n'uwo ngubyibushye. Ariko mwagiye munywa amazi mukananura. Amazi se ubundi tuyanywa? Amazi sarananura cyangwa hananura abafite ibibazo, ariko twebwe tuba impamvu nsuzugura nuko ntashobora no kugufata ngo nkubite hasi kubera ko ntabwo ushobora. Ariko ngo niba ushaka 25 uzabikore 25 bakakumanura centrale iyo se iyo utanshaka umwana nk'uyu ariko wari kumwitirirwa gute? Urabona ko dufite icyo ushaka umugore mwiza ubyara n'umwana mwiza. Ariko urabona ko uzashaka umugore mu bimaze ureba umwana mubyara, ariko ufite umugore mwiza ubyara umwana mwiza icyo uzanagikorera isuzuma ahantu hose. Ubwo uravuga ko uyu mwana yaturutse kuri wowe? None hari undi wamuntu ntwitiye amezi 9. Yaturutse kuri papa. Amen. Yaturutse kuri papa se yagutwise amezi 9. We kare baranakubeshya iyo mica gushyiramo none. Reka nkubwize ukuri njyewe se do. Papa se yanyisize. Yakwisize nangira kubera nakubyaye. None se nakubyara ninde ariko kwitize? Reka nkubwize ukuri niyo wabyara utangira ntabwo inzobe wari kuyibona. Reka nkubwira abe wanyu bavuka ari ibidunduri ari ibigorogorogoro. Reka nkubwize ukuri ahubwo reka nkubwize ukuri umujye mushima Imana kubona Claude yarashe mu muryango wanyu vuga ati akaza agashaka umugore mwiza bakabyara umwana mwiza. Icyo kintu ujye ugishima Imana ngo Mana wamaye umugore mwiza. Kuvuye he? None ushima Imana wicara ubwire Imana ngo Mana nagushimye yuko wamaye umugore mwiza. Ko twarabyaye umwana mwiza. Icyo kintu ahubwo uzakore n'amasengesho y'iminsi 3 gishimira Imana. Nuko nyine nuko Imana yaduhaye umwana mwiza w'inzobe. None kubera kwiki kubera nyina. Ubwo rero nawe ujye uvuga ngo mwiza cyane. Nabyiratara kubera Yesu. Nibyo biko bimeze nk'ibidumba. None nukubera kurya uri kubibona.